This true story. Iyi ni inkuru mpamo ngiye kukubwira. Niba nawe ukunda inkuru n'imigani biryoshye kandi bishimishije cyane nkanjye, ntushidikanye gukanda kuri buto ya subscribe iri munsi y'iyi video kugira ngo dukomeze gufatanyiriza hamwe kubaka umuryango w'iyi channel igamije guteza imbere ururimi n'umuco nyarwanda. Iyi nkuru ngiye kukubwira ni inkuru y'umugore wari mubi, umugore witwaga Muhemu. Uwo mugore yari umuherwe cyane, mu gace yari atuyemo ntawamuvugaga neza, ntiyavugwagaho rumwe kandi ntawamuvugaga. Uwo mugore yari afite inzu ndende, imodoka zihenze ndetse n'ubutaka bwagutse bugera ku misozi irenga 3. Kandi umugabo we yari umukinnyi wa filime, cyane cyane ko abakinnyi ba filime baba bazwi nk'abantu bafite amafaranga. Ibaze ko n'umugore nawe yari umukuru w'amasoko mpuzamahanga mu gihugu cye, kugeza ubwo byageze ku rwego rwo kumva ko nta muntu uwo mugore agikeneye. Muhemu yari umuntu w'umwirasi cyane kandi nta muntu yahaga umwanya ngo amwiteho cyangwa ngo abashe kumva ikibazo cye. Mu mitungo yari afite ntacyo yari imariye umuntu n'umwe mu bantu batuye isi. Iyo wamusabaga ubufasha yagusekeraga hejuru akubwira ati, nta mworozi ugaburira abashonji kandi mujye mungabanyaho munamvaneho umurengwe muba mufite. Iminsi yakomeze kwicuma, amasaha aratambuka, ariko umugore Muhemu ntiyasobanukiwe cyangwa ngo amenye ko ubukungu cyangwa ubukire ari nk'ubukonje bw'ipanu yari ishyushye, cyangwa se guhora kw'ipanu, guhora kw'ifuru yari ishyushye. Umunsi umwe umugabo we yaje gupfa, ariko akaba yari indaya. Byumvikane ko imitungo yose yari yarayimariye mu buraya, ariko umugore nta kintu na kimwe yari azi, yagenderaga mu kigare n'ubwirasi gusa. Amasoko mpuzamahanga ibiciro byaje kumanuka, umugore biba ngombwa ko babona ko ntacyo ari kumarira amasoko, baza kumukuraho nk'uko yari umukuru w'amasoko mpuzamahanga mu gihugu cyiwe. Ibyo byakurikiwe n'impanuka zikurikirana kandi zikomeye cyane. Inzu ze zaje kwishyurwa mu myenda yari afitiye amabanke, abakozi be baramutererana, n'imodoka ze ziragurishwa mu cyamunara. Mu gihe gito cyane Muhemu yari asigaye ari umworo mu buryo buteye ubwoba kandi bukabije cyane. Just think what result came after that. Characters for other people. Watekereza ngo ni iki cyaje gukurikiraho nyuma yo kwitwara ku bantu gutyo? Mu butunzi bwe yari afite yumvaga ko ari hejuru y'Imana, akumva ko nta muntu uri hejuru yiwe, ko abantu bose bari munsi y'ibirenge bye. Dukwiye gutekereza ko dukwiye kwitwara ku bantu neza, kubera ko tutazi aho buri bwire tugeze, cyangwa se aho ejo buzacya tugeze. Akimara gukena yashatse uburyo bwo kongera kubona imibereho. Nta kindi yahisemo uretse gucuruza ibigori byokeje ku muhanda. Yari yicaye hafi y'isoko rya Nyarurembo, hamwe yakundaga gusuzugurira abantu, maze agategereza abakiriya. Ariko uko yabaga ategereje abakiriya, nta muntu n'umwe wamwitagaho, nta n'uwamurebaga. Watekereza ngo ibyo byaterwaga n'iki? Abantu bose ni uko bibukaga ko yari umwirasi cyane, ntawe yavuganaga nawe. Rero ugatekereza kugura ibicuruzwa by'umuntu wigeze kugutuka ari hejuru yaramanutse. Ndatekereza ko hari abantu bakeya cyane babikora. This is a true story. Iyi ni inkuru mpamo ndimo ndakubwira, ndagira ngo ubizirikane. Ku mugoroba umwe yari yicaye wenyine, ibigori byose byanze kugurwa, nta muntu n'umwe uri kumwitaho. Umwana w'inkumi w'umukobwa atambukaho kuko hari ku muhanda, yaramwegereye aramubaza ati, mama bite se ko mbona nta muntu wakuguriye, ko mbona nta faranga wabonye, ibicuruzwa byawe byose biri hano? Ibi bintu ntibibaho, biratangaje cyane kandi biratunguranye, n'ubwa mbere mbibonye. Umugore ntiyamusubije, ahubwo yarushijeho kurira cyane, aho yari yicaye avuga mu ijwi ryoroheje ati, wa mwana w'umukobwa we, nigeze kugira byose, none nta n'ingemeri y'ibishyimbo ubu nshobora kubona.
Niyo mpamvu ubona bimeze gutya, nirase ku bantu cyane, abantu ndabatuka, abantu mbatesha agaciro, sinita ku bakuze n'abatoya, bose mbafata kimwe, ahubwo numva ko bari hasi y'ibirenge byanjye, ko nta n'uwansuhuza. This true story, wibuke ko iyi ari inkuru mpamo ndimo ndakubwira. Iyi nkuru yaje kuba isomo mu gaturage kabo, kugeza na n'uyu munsi, niba ari ubwa mbere uyumvishe simbizi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo isomo twakuramo hano ni ukujya twiga kubana n'abandi bantu neza, kuko tutagomba cyangwa se tutazi aho ejo buzacya cyangwa buzira tugeze, tugomba kubana n'abandi bantu neza mu mahoro kandi twishimanye, tugakomeza gufashanya.